drawing now. I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. It is wonderful to see you agreeing and not contradicting each other. You're all thinking it. Iyi video uri kubona imbere yawe hano hari twari turi mu nama, ni inama ya Africa CEO Forum ya 2025 yari kuba. Iyi nama ubwo yabaga uyu mubona dutangiye ari kuganira ni President wa South Africa Cyril Ramaphosa. Hano yari kumwe na President w'u Rwanda, bari bicaye imbere bari kuganiriza, bari bitabiriye iyi nama yo ku mwaka wa 2025. Uyu President Ramaphosa hano yakomeje agaruka avuga ku kintu cyatunguye abantu benshi. Ariko by'umwihariko impamvu byatunguye abantu nuko ni ibintu byari bizwi ko u Rwanda na South Africa umwuka ari mu bikurwego rwo hejuru. Inyuma cyane cyane ibyagiye bibera mu zino ntambara zari ziri mu gihugu cya Kongo cyangwa se n'ubu ngubu ano makimbirane yarariyo bitewe na zangabo zari zaraturutse muri South Africa zoherejwe muri SADC kugira ngo baze gufasha leta ya Kongo kuba babasha gukumira M23 no kuyirwanya. Guhera icyo gihe cyose byaje no kuvamo urupfu rw'abasirikare ba South Africa bagera muri 14. Ibyo byose twagiye tubibona. Ibyo byose biri mu bintu byagiye bizamura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na South Africa. Ngira ngo muribuka ibintu byinshi byagiye bibamo intambara ku mbuga nkoranyambaga, mwagiye mubona umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na South Africa, biteza inteko nshinga amategeko muri South Africa guhaguruka, mwagiye mubibona. Ndetse biza no kugeraho uyu president uyu nguyu wari wicaranye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, uyu president wa South Africa Cyril Ramaphosa, ubwo yaje kwivugira mu ijambo ry'akavuga akita RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, akabita ngo ni umutwe witwaje intwaro. Ako kaba ari agasuzuguro ko ku rwego rwo hejuru, yarasuzuguye ingabo z'u Rwanda. Ndetse biza kugaruka none n'umukuru w'igihugu avuga ko iyo nyita atariyo. Mwagiye mubibona hano byose twagiye tubivuga, meze nk'umwihanangiriza avuga ati kira ni igisirikare ntago ari umutwe witwaje intwaro. Kuko umutwe witwaje intwaro nyine n'abantu bakora ibyo babonye baraho, namwe mwishize hamwe nk'agatsinda mukazifata, urabyumva. Ibyo byose nibyo byagiye bigarukaho bigaragaza ko umubano ntiwari mwiza na gato. Hano nibyo dutangiye n'ubundi. Uyu president wa South Africa Cyril Ramaphosa yari yahuriye mu nama n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo mu mvugo baje kugaragaza bagiye baganiraho, yaba president w'u Rwanda yaba Cyril Ramaphosa, ni imvugo zari zimeze nk'imvugo zuzuzanya, ndetse ubona ko nabo ubwo babigarukaho muri aya magambo. Hano dutangiye uyu nguyu n'ubundi, reka tumwumve asubira mu bintu yari kuvuga. Ni president wa South Africa. That there's going to be fireworks as we're sitting close to. Ndetse hano yakomezaga avuga ati ubu nicaranye na president w'u Rwanda. Ati yari benshi bari bazi ko umwuka ari mubi cyane cyangwa se amakimbirane manini cyane ku buryo mwumvaga ko bigiye umuriro ugiye kwaka, nyine hagiye gushya, tutakwicarana gutya ngiye na president w'u Rwanda, bitewe ko ndi kuko niko abantu benshi bari babizi ko umubano ari mubi cyane. Ndetse president Cyril Ramaphosa yatangiye avuga ati abenshi ndabizi umuzi ko dufitanye amakimbirane ahambaye cyane ku buryo yari nabimva ko kuba nicaranye nawe umuriro waba ugiye kwaka, abantu batekereza ko umuriro ushobora kuba wakwaka ubwo twicaranye hano, atari ko ntago ariko bimeze. President wa South Africa Cyril Ramaphosa waje kugaragaza ko umubano n'igihugu cy'u Rwanda ari ibintu bimeze neza, ndetse agaruka muri iyi mvugo. Reka dukomeze tumwumve. Wonderful to see you agreeing and not contradicting each other. You're all thinking it. Ndetse hano umunyamakuru cyangwa se umuzi w'amagambo nawe wayisobanuraho kuvuga ati rwose biranejeje kuba binatunguranye kuba muri kuzuzanya mu kiganiro muri gutanga kurusha uko mwakavuguruzanyije. Ati ni ibintu byiza cyane. Ndetse akibivuga aba baperezida b'ibihugu byombi basetse barishima, bahita banahana ibiganza barasuhuzanya, ubona ko umubano hagati yabo ushobora kuba ari sawa cyane. Byinshi bagiye bagarukaho ni mu biganiro byavugwaga, umwe yamaraga kuvuga hanini ukumva ndari kuvuga ati ndakomereza umuvandimwe wanjye cyangwa se nunge muryo umuvandimwe wanjye. Hano yarari kuvuga Cyril Ramaphosa, wumva ko byari byageze ku rwego umwe ashobora kuba yakwita mugenzi we, mu gihe twe tuzi ko amakimbirane ari manini cyane, akaba yamwita ngo n'umuvandimwe we, undi akavuga ati nanjye wenda ndakomeza nshimangira ku byo mugenzi wanjye hano ari kuvuga. Wumva ko bari kuzuzanya muri iyi mbwirwaruhame bari kuvugira hano imbere muri iyi nama. Ariko haje kugenda hagarukaho ku bibazo byinshi cyane. By'umwihariko turagenda tugaruka ku bibazo bike cyane byagiye bibazwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mediating in the conflict that you have with your neighbor in the DRC, in the Rwanda process, in the Nairobi process, and the best results appear to have come from one meeting you had with President Tshisekedi in Qatar. So the African Union failed there and Qatar succeeded.
nanone uyu munyamakuru wari cyangwa se uyu muhuza wari ukomeje guhuza bino biganiro, uyu muhuza w'amagambo yaje kugaruka kuri nyakubahwa perezida w'u Rwanda mubaza ku kibazo cyerekeranye no kuba haragiye avugwa byinshi ku byerekeranye no kuba ibisubizo by'abanyafurika ahanini atari bo bari kubyishakamo, cyangwa se abaza ati bigenda bite cyangwa se byagenze gute, kuko abantu benshi babivuzeho byinshi. Ati ni gute ati cyane cyane cyatumye abantu bavuga ibintu byinshi ni kubyerekeranye n'ibi bibazo byo muri Kongo, izo ntambara zo muri Kongo ndetse n'u Rwanda bivugwamo. Ati umubano n'ubuhuza bwagiye bugeragezwa kuba bwahuza u Rwanda na Kongo ni iki. Ati umuryango wunze ubumwe bwa Afurika twavuga ko wananiwe kuba wabahuza ngo mbega umusaruro ugaragare, ati cyangwa se izo nama za Afurika. Ati ariko umusaruro usa nk'uwagiye ugaragara ufatika n'uwatanzwe na Katari yabashije guhuza weho ndetse na perezida wa Kongo Tshisekedi. Ati bivuze ngo Afurika yarananiwe kubahuza, Katari yo irabishobora. Byo urabivuga yicara abantu batabivuze urumwe. Ati kuki abanyafurika bo bananira kuba bahuza abantu, Katari yo ikahita bishobora kuba yabahuza. Hano babazaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Well, I think there are several efforts going on at the same time. That's the problem. And even that one we are talking about, whether it is Qatar or the US, or we can't say we have succeeded. Everyone is trying. Ndetse perezida yakomeje kumubwira ati ni benshi bari gushyiramo ingufu kugira ngo turebe icyo twageraho kandi bigakorwa n'impande nyinshi. Atariko yaba iyo Katari ubwo buhuza yakoze, yaba leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bose ubwo buhuza bari bakoze muri iki kibazo, ntago twahita tuvuga ngo byararangiye cyangwa se ibyo twashakaga twabigezeho. Atoya atahubwo twavuga ko buri muntu wese ari kugerageza kugira ngo ibibazo bikemuke. What we've been doing on our continent, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done generally, whether it was to do with the reforms, and I think Africans have come together. They have defined things and the President yakomeje amusobanura avuga ati n'ubundi ibi byose iyo birebye birangira n'ubundi bigarutse kuri twebwe n'ubundi nitwe tugomba kubyikemura, cyangwa se ibibazo byose ubwo buhuza bwose bwabaho bwabariya bose n'ubundi birangira bigarutse kuri twebwe nk'abanyafurika. Ndetse yakomeje kugenda agaruka ku byerekeranye no gushyira hamwe kw'abanyafurika aho bigeze muri kano kanya, cyane cyane ko byendaga guhura n'ikibazo cyangwa se cyari ikibazo. Avuga ati ni byinshi byahindutse muri iki gihe, ni turi kubona abanyafurika bahaguruka bakavugira mu ijwi rimwe, mbega bakagira guhuza bakavuga ikintu kimwe bagashyira hamwe bitandukanye na mbere. Hari byinshi nyine biri kugenda bihinduka, ntabwo uko byari biri imbere uyu munsi wa none ariko bikiri. Ndetse hano hahise hahabwa umwanya na Perezida Cyril Ramaphosa, nawe ahita amera nkaho ari kusa nk'uwuzuza cyangwa se nk'uwunganira ibyari bivuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. On our continent, and particularly in the Eastern DRC, I'd like to compliment rather than contradict what President Kagame is saying. The processes that have been happening on the continent, either the Nairobi. Hano n'ubundi Perezida Cyril Ramaphosa nawe yabaye nk'ugaruka ku kibazo cyari cyabajijwe n'ubundi ku byerekeranye wenda nimba ubuhuza bwagiye buba bw'abanyafurika kuri ibibazo, ndetse no kuba uriya munyamakuru yabaje ati Qatar yo yaje kuhita ibasha guhuza abaperezida bombi, mbega agaragaza ko Afurika yo yaba yari yananiwe kuba yabahuza. Hano Cyril Ramaphosa yakomeje nawe yunganira ku byari byavuzwe na Perezida w'u Rwanda, avuga ati ku byerekeranye n'umutekano wacu muri Afurika, by'umwihariko ku byerekeranye n'aya makimbirane n'intambara ziri cyangwa se ziri muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Akomeza avuga ati hano ndaza kuba ndi kuzura cyangwa se kunganira ibyavuzwe na Perezida w'u Rwanda aho kugira ngo mbihakane. Avuga ati ayo masezerano yose yabaye kuri uyu mugabane wacu, cyangwa se aya ngaya ya Nairobi, yaba no masezerano y'i Nairobi yose yagezweho kugira ngo babashe guhuza zino mpande. Urabizi byaberaga i Rwanda, Nairobi ari amasezerano yose yageragezaga guhuza impande zose kugira ngo bakemure kino kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'izi ntambara, ndetse n'amasezerano ya African Union. Very essential in building a foundation of peacemaking. Yakomeje asobanura ati ayo masezerano n'ubwo buhuza bwose bwagiye bukorwa n'ibyo bihugu bya Afurika ntago ari ibintu twavuga ngo byarananiwe cyangwa iki. Ati kuko byose byagize uruhare rukomeye mu kubaka ahubwo umusingi wo kugira ngo habeho amahoro ndetse no kubaka icyizere hagati y'abantu. Ndetse ayo masezerano ubwayo y'abanyafurika yabereye kuri uyu mugabane wacu
ayo masezerano niyo yabashije kuba yatuma habaho kugera ku mwanzuro kugira ngo hahagarikwe kurasana hagati y'abantu cyangwa se impande zari zihanganye. Ndetse yanakomeje avuga ati ayo masezerano y'abanyafurika ubuhuza bwabo bwagize uruhare rukomeye cyane buba n'umusingi wo kugira ngo amahoro ajyeho, ndetse ayo masezerano niyo yatumye hashyirwaho no kuba ingabo za SADC zavanwa muri Kongo zigataha. Ngira ngo ingabo za SADC na n'uyu munsi ziracyari gutaha, n'ejo mwazibonye ziri gutaha, including the withdrawal of say the SADC forces as they are withdrawing now. I mean, Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that. Ndetse ari naho yakomeje avuga ati ndetse kugira ngo uboneke ayo masezerano cyangwa se ibyo byose byagize uruhare rukomeye mu kubaka umusingi no kwizerana. Ati n'uyu munsi ngira ngo abantu benshi mwari mwatekerezaga ko mfitanye amakimbirane akomeye na Perezida Paul Kagame. Ati ndetse mwumvaga ko n'ubu twicaranye umuriro wakabaye watse, ariko ntago ariko bimeze. Nibwo basekaga ndetse bahita banasuhuzanya, ubona ko rwose umubano ari sawa. God given world. Ndetse Perezida Ramaphosa yise ahubwo abihuza mu mvugo nziza, aravuga ati akomeza asobanura avuga ngo ati ntago ro twavuga ko hari abananiwe cyangwa se hari abagerageje ubuhuza umuhate wabo ugapfa ubusa. Ati ibyo byose nibyo byabashe gutuma ibi byose bigerwaho. Ati ariko nanone tukibuka ko kuba turi muri Afurika cyangwa se umugabane wa Afurika atari ukuvuga ngo tuba ku kirwa, Afurika ni ikirwa, ngo duteshe agaciro iyi si nziza Imana yaturemeye. Mbega ashaka kugaragaza ko kuba Afurika yashyiramo umuhate mu buhuza bwayo, ndetse na biriya bihugu bindi za Amerika za Qatar nazo zigashyiraho ubuhuza, nabyo bikenewe. Atari ukuvuga ngo Afurika izahita imera nk'aho ari ikirwa ku buryo nta wundi muntu bakeneye kuvugisha cyangwa se watanga umusanzu we ngo bawamagane bawima agaciro. Hano byari bimeze nk'ibiri kunganira cya kibazo cyari cyabajijwe, bavuga bati Afurika yarananiwe ubuhuza ku buryo Qatar yo yakoze inama ikahita ihuza abaperezida babiri, ikamera nk'aho Afurika yo itabishobora. Hano Ramaphosa yakomeje avuga ati byose ni ukuzuzanya. Planet, we have to interface and interact with others, so whatever. Yakomeje avuga ati gusa ibyo byose ntago bikoro cyangwa se ngo bibure kongera kugaragaza ko icy'ingenzi twashyizeho cyangwa se twemeje ari uko ibibazo by'abanyafurika bigomba gukemurwa n'abanyafurika. Ibi ngibi Perezida Cyril Ramaphosa nanone yabivugaga ni mu gihe ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda ndetse na South Africa, cyane cyane bitewe na zino ntambara ziri kuba mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se zimaze iminsi zihabera. Ubu ngubu bisa nkaho byagabanyutse. Ni ku munsi ku itariki 9, uyu munsi turi ku itariki 12, ku itariki 9 byari byagaragaye ko inteko ishinga amategeko ya South Africa ni kenshi yagiye yicara ahanini ikagaruka kuri kino kibazo, bagahata ibibazo perezida wabo, bavuga bati waratubeshye, uburyo ingabo zacu ziri muri Kongo, ibintu nk'ibyo byose twagiye tubigaragaza, twagiye tubizana hano. N'ubundi ejo bundi ku itariki 9 inteko ishinga amategeko ya South Africa yari yatangaje ko igiye gufungura iperereza simusiga, bagakora iperereza ku byerekeranye na misiyo yari yajyanye zino ngabo za South Africa muri SADC nyine ziri muri Kongo, bakamenya byagenze bite, iyo misiyo yari igamije iki, ariko hanini ngo bakanigiramo icyatumye SADC cyangwa se ingabo zabo za South Africa zari ziri muri Kongo zaratsinzwe na M23. Harimo na bene wabo bapfuye kuko habaye igihombo cyo kubura abasirikare 14 ba South Africa no kugira ngo imirambo itahe. Wabonye ko byabanje kugorana n'u Rwanda rwafashe kugira ngo rutange inzira. Ibyo byose n'ubundi nibyo bashaka ngo kugira ngo bakurikiranire hamwe, ariko bagatangaza ko intego y'iri perereza rigiye gukorwa kuri misiyo y'abasirikare ba South Africa muri Kongo ahanini ngo hagamijwe kugira ngo amakosa yabaye cyangwa bakoze ubutaha abasirikare ba South Africa batazongera kuyakora n'ahandi hariho hose bazajya. Iki kiganiro kirambuye, wenda ijambo kuri turaza gukomeza tugenda tubigarukaho. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited, iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye handi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga, bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba.
bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782919693 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. And on speed dial with each other to discuss all manner of things. So forget the psychedelic things that happen in the air. Focus on what we do together to build the peace process. Ndetse perezida wa South Africa bakomeje mubaza ati se wigeze ugira ukuntu wiherera cyangwa se mwagize umwiherero we na perezida w'u Rwanda muraganira ku bibazo bindi byanyu. Aravuga ati ni byinshi twagiye tuganira abantu batazi nyine bibera mu ibanga kuri telefone twaraganiriye. Ati rero nimukajye mwita kuri bino bintu mubona bindi hanze byashyushye n'iki, ati ahubwo twibande cyane cyane ku gukorera hamwe kugira ngo tubashe kubaka ndetse n'inzira y'amahoro kurusha uko mubona bino bindi byo hanze ng'ibihugu bifitanye ibibazo byahiye hagurumanye. Oya, ati twaraganiriye, ati kandi ibintu bimeze neza. Mbega ni perezida wa South Africa wagaragazaga ko yaganiriye na perezida w'u Rwanda biherereye ndetse umubano w'ibihugu byombi nta kibazo, banakora uko bashoboye ngo ibintu bibe bimeze neza kurushaho. And others are reducing how much they contribute to it, and this I guess is related to your earlier point, we can't rely on others. Aha nanone umunyamakuru yakomeje abaza perezida w'u Rwanda amubaza ati amwereka cyane cyane ku byerekeranye no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi ndetse n'ibihugu byo hanze bikomeje gusa nk'ibigabanya inkunga byateraga imwe mu miryango ya Afurika kujya mu rwego rw'iterambere rya Afurika. Amubaza ati hari hamwe hatangiye no kugaragara ingaruka zo kuba mu bihugu bya Afurika kuba izo mfashanyo cyangwa se amafaranga yaterwaga inkunga ibyo bigo yaragiye hagarikwa n'ibi bihugu ndetse hari n'andi bateganya kuzagenda bahagarika. Atese koko ubona ko twabyishoboza kuba ayo mafaranga bari kuyagarika bikaba hari naho byatangiye kugira ingaruka muri Afurika kuba izo nkunga ziri guhagarara, ubona ko twabyishoboza nk'uko bari bigarutseho kare ko twabasha kwigira twebwe nka Afurika? Perezida w'u Rwanda yakomeje asubiza uno munyamakuru amubwira ati ntago twakomeza n'ubundi kugirwa n'abandi bantu, komeze kubeshwaho cyangwa se kugirwa n'ibyo abantu badukoreye cyangwa se ibyo batuvugaho. Twakagombye kuba ibihugu byacu ubwacu dukorana hagati yacu. Nkuko yakomeje bivuga ati ntidukwiye gukomeza guterwa ingaruka n'ibyo abandi bavuga cyangwa badukora cyangwa se badukorera kubitureba. Dukwiye gufatanya hagati yacu ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi bitugirira akamaro kandi natwe tukabagirira akamaro ku ruhando mpuzamahanga. Ntekereza ko ari muri urwo rwego, so kuvuga ngo tuzazinduka rimwe mu gitondo maze perezida hano yabivuze mu mvugo nziza avuga ati si ukuvuga ngo tuzazinduka rimwe mu gitondo cyangwa se tuzabyuka rimwe mu gitondo maze kubera ibyo undi muntu cyangwa se ikindi gihugu cyadufatiyeho ibyemezo cyangwa se badukoreye tubone kugira icyo dukora ako kanya tuvuge ngo bya bihugu byaduhaga iki n'icyo, wenda n'urugero ubwo bahise bihagarika dushaka ukuntu ngo tubigenza. Twakagombye kuba twaratangiye kubaka ubushobozi n'umuvuduko wo gukora ibyo dukwiye gukora kugira ngo Afurika yihaze kandi igire ubushobozi bwo kwihagararaho. Mbega ku buryo mbega ni kubabwira ati mu gihe n'ubundi ibyo byose byabikorwa ariko Afurika bigomba kuba n'ubundi yariyubatse cyangwa se igahora buri gihe yiyubaka ku buryo ibyemezo nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bahagaritse inkunga imfashanyo ibihugu byinshi biri kugenda bikura nk'uko yabivugaga mu bigo byinshi bigiye bitandukanye bagabanya amafaranga batangaga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kuko babihagaritse akaba ari bwa Afurika mwibuka no kugira icyo mukora ngo mwirwaneho. Perezida yababwiraga ko ibyo bakagombye kuba barabikoze mbere. Ati twakagombye kuba twaratangiye kubaka ubushobozi n'umuvuduko wo gukora ibyo dukwiye gukora kugira ngo Afurika yihaze kandi igire ubushobozi bwo kwihagararaho nk'abanyafurika. Tugomba kumenya no kwihitiramo icyerekezo dushaka kuganamo. Ndetse perezida yakomeje avuga ati twebwe nk'Afurika dufite ubwenge, ikindi dufite icyerekezo, dufite buri kimwe cyose, dufite n'icyo bisaba. Ati Afurika yakagombye kuba iri kure cyane yaho iri uyu munsi mu iterambere. Rero igikwiye ni ugukora icyo dufite gukora kugira ngo dukomeze tugana aho hantu. Reka mabwire ngo ibuka gukora subscribe, ndaje dukomeze n'ibindi biganiro mu kanya gato.